Hello friends, ndabasuhuje. Uyu munsi tugiye kureba ate ni ubuhe buryo bwa system cyangwa se muri make AI umuntu ashobora kuba yakoresha mu buryo bworoshye kubera ko tuzi ko hari ama AI menshi akoreshwa ariko twese ntabwo tuzi kuzikoresha. Ndetse hari AI bisaba kwishyura kugira ngo ube wayikoreramo ibyo ushaka. Urugero nko kuba wakora video zigiye zitandukanye, ushobora gukora film, ushobora gukora story, ariko twese ntabwo tuzi kuba twazikoresha ndetse nta n'ubushobozi dufite bwo kujya kuzishura. Noneho tega turebe ati nihe AI ishobora kuba wakoresha y'ubuntu ndetse ukaba wayikoresha mu buryo bworoshye. Iyi AI namaze kuyicekinga neza nsanga no buryo bworoshye aho biri bworohere nuko twese nk'aba content creator turi buze gusanga twari dusanzwe tuyizi. Ngiye kwereka AI ishobora kuba yagukorera video bitewe n'igitekerezo watanze. Turaza kuzireba ari amoko abiri kubera ko ni AI iri buze kugutungura niba utarusanzwe uyizi. Ngo wayikaze rero ngiye mugiye kubana nyita Jix. Niba ari ubwo mugeze kuri uyu muyoboro wacu wa Jix Aga, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byose bizajya bibasha kunyura ahanga. Ngo wayikaze. Tega turebe ati nihe AI wakoresha kugira ngo nawe ukore igitekerezo cya video kandi mu buryo bworoshye. Hanyuma ku kindi gice kizakurikiraho tuzareba none ubundi bwoko bwa AI bwo kuba wakora filimi, bwo kuba wakora music, bwo kuba wakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngaho tega turebere hamwe. Icyo ugiye gukora, fata telefone yawe nonaha, numara gufata telefone yawe urebe neza niba zino application ngiye kukubwira urabuze ifite. Application ya mbere urajya muri Google Play Store, ubanze urebe niba ufite application ya ChatGPT. Nusanga ufite ChatGPT, hanyuma uhita ureba niba ufite ni application twese tuzi nka application y'editinga cyangwa se ikora video iyo bita CapCut. Nusanga uyifite nabwo utera gatebe. Ngaho tega tugendane. Fungura ya application yawe ya ChatGPT winjiremo. Numara kwinjira muri application yawe ya ChatGPT, ikintu ugiye gukora ahangaha nukuza ukaba wakwandikamo usaba igitekerezo cya video ushaka gukora. Ushobora kuba wasaba urugero ukavuga ati ngiye gukora video ivuga ku rukundo, nka story y'urukundo. Icyo gitekerezo cyandika mu bityo AI ikakwandikira cyangwa se ikaguha prompt, cyangwa kwita nka prompt cyangwa se agace gakubiyemo bya bintu ushaka ko birubuze kugaragara muri ya video ushaka gukora. Icyo gihe uraza ukandika usaba icyo gitekerezo cya video ushaka ko bagukoreraho, hanyuma iyi AI iguhereza prompt. Iyo umaze kubikora nk'uko nguko, icyo gihe uhituza ukareba ya prompt yawe wahawe ukayikopiya. Iyo umaze kuyikopiya nta kindi ukora, uraza ukajya none muri ya AI wateguye kuri buze gukoraho. Twese tuzi ko hari AI nyinshi cyane zikora video, zikora amafoto, zitunganya ibintu byinshi, tuzagenda tubirebera hamwe. Noneho uraza hano muri ya CapCut yawe, numara kwinjiramo hano hari uduce twinshi cyane. Gusa agace dukoreramo hano ni agace kitwa AI Lab. Nuvuga ngo hano uraza ukakanda. Iyo umaze kuhakanda, icyo gihe hano ushobora kuba watanga igitekerezo kubera ko hari zishyirwa ziri muri ya application, kandi nk'uko tubizi ya application igira hafi ya 1/2 cy'ibyo ikoresha byinshi birishyurwa. Hanyuma rero hano uraza ugahitamo hano ukaba washyiramo ya prompt. Iyo umaze kwishyiramo, icyo gihe ya video bitewe n'igitekerezo watanze iratangira igacreatingwa. Urayitegereza kubera ko barakubarira bakaguha mu masegonda. Icyo gihe ya video imaze kurangira nibwo uhita uza ukayidownloadinga ya video. Urategereza kabanza karangira, irangiye urabanza ukayireba, warangiza ukaza ukayidownloadinga unyuze kuri aka kantu. Nyuma zo kuyidownloadinga urategereza kanya gato cyane iba yamaze kugera muri ya gallery cyangwa se muri file, hanyuma ujyamo ukaba wareba ya video. Urugero nk'uko ubibona, utu ni utu video nagiye nkora. Ari aka video hamwe naka ni utu video nagiye nkora kugira ngo mbanze ndebe ko iyi AI ikora. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ushaka kuduha, cyangwa se niba hari ikindi kintu wifuza kwigana natwe, ushobora none kutwandikira unyuze kuri nimero uri buze gusanga muri description y'ino video, hanyuma tukajya twigana. Nkwibutsa ko dufite na group ya WhatsApp tubasha kuba twakiriramo aba content creator, cyangwa se tubasha kuba twakiriramo wa muntu wari wese wifuza kuba yakwiga ikoranabuhanga. Ngo wayikaze. Ngi mwabanaga nyita Jix.